twifuje banyuriramo mu by'ukuri ko akarere gahagaze muri izi mpera z'umwaka, ariko tukabaha umwanya urambuye wo kugira ngo mujye inama cyangwa mubaze ibyo mukeneye gusobanuza. Ntabwo rero ndi butinde, byinshi tubibanamo, murabizi, murakurikira, ariko nababwira ko akarere ka Bugesera tugiye gusoza uyu mwaka w'2024 gahagaze neza. Ubwo ndavuga wenda nk'umutekano ariho mpereye, ituze mu baturage, umutekano ku mupaka urahari kandi usesuye. Dufite umutekano, dufite ibikorwa by'iterambere ndetse n'ibifasha abaturage kwivana mu bukene byinshi, ari ibinyura mu mihigo y'akarere mukurikirana, ari n'ibindi biza by'iterambere ariko bitanyuze mu mihigo y'akarere. Imibereho myiza, twavuga ko abaturage bo mu karere kacu bameze neza, birumvikana si bose, hari urwara, hari ukena, hari utakaza akazi n'ibindi, ariko muri rusange iyo tureberera abaturage twavuga ko bameze neza. Ubutabera ahenshi buratangwa, nubwo dufite ikibazo kikigaruka ku baturage bahora mu manza, bahora bakimiranye, wenda n'ibyo bagakemuye hagati yabo bigasaba kujya mu nkiko, ndetse n'imyanzuro y'inkiko akenshi utsinzwe ntayemere, bigasa naho basiragira cyane, ariko muri rusange twavuga ko ubutabera butangwa. Iyo tugeze mu bukungu, tubona ko akarere kacu karimo kagenda gatera imbere cyane, ari ibikorwa remezo, ari imishinga minini igasanga myinshi muzi, tubona ko bituma abenshi babona akazi, biraka ibyo bakora, ariko n'imitungo yabo ikagenda igira agaciro, ari ubutaka bukagira agaciro kubera ibikorwa remezo byahaje, ari amashuri yahubatswe, ari ibigo byahubatswe, ari imiyoboro y'amazi n'amashanyarazi yahazanywe, bigatuma ubutaka cyangwa se inzu bitewe n'icyo zagenewe z'abaturage aho zari zigenda zigira agaciro kubera ibindi byaje bihasanga. Muri uyu mwaka kandi twakozemo amatora ku rwego rw'igihugu, ariko no mu karere kacu ibikorwa byo kwamamaza abakandida, ibikorwa byo gutora, byose tubona ko ari byo twagezeho kuko byabaye nta nkomyi, nta bibazo byabonetsemo, nta mpanuka, nta muvundo, nta gushyamirana, nta kutumvikana. Tubona ko ari ibintu none nubwo ariko igihugu cyacu kimeze, ariko n'akarere kacu by'umwihariko turabishimira abaturage bacu. Hanyuma dushoje uyu mwaka tubonye icyo twakwita master plan cyangwa se igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka, cyemejwe n'inama njyanama mu kwezi kwa gatandatu. Mu by'ukuri giha umurongo imikoreshereze y'ubutaka ahantu henshi hatandukanye, kigaha amahirwe rero akarere kacu kuba abashoramari noneho bamenya icyo buri gace kagenewe gukoreshwa, bityo bakaba babasha gushora imari yabo nta nkomyi. Dushoje kandi uyu mwaka bigaragara ko mu burezi twateye intambwe ifatika mu karere ka Bugesera, aho ndetse kabaye akambere mu gihugu kugabanya abana bata ishuri, school dropouts. Nubwo abana bata ishuri tutabarebera muri percentage, tubarebera mu buzima, tubarebera mu muntu, n'umwana umwe wataye ishuri abaremereye kuri twebwe, ariko kuba ibipimo byaragabanutse cyane ndetse ku rwego rw'igihugu turabyishimira, kandi bikanaduha ahubwo noneho umukoro wo kuvuga ngo n'abariya bake basigaye niba twaragabanyije benshi nabo dufata ingamba umwaka umwe ibiri iri imbere tugerageze hatagira abana bakomeza guta ishuri. Mu burezi kandi byagaragaye ko dufite ibigo bitsindisha neza. Nanone akarere kagaragaje ibigo 3 bya mbere mu mashuri abanza bikurikiranye ku rwego rw'igihugu byo mu karere kacu, ariko no mu bigo 25 bya mbere mu gihugu dufitemo ibigo 9. Ibyo rero biduha ishema ryo kuvuga ko ibigo byacu birimo bikora neza, ariko bikaduha n'umukoro wo kuvuga ngo niba bishoboka tukagira ibigo 9 biza mu bya mbere, kuki n'ibindi byose bitabyigiraho, nibiza inyuma mu karere bigahabwa imbaraga no bya bindi biza imbere bigafatanya, bikigishanya, bikigiranaho, tukareba ko twakomeza kuba ku isonga mu burezi. Dushoje kandi uyu mwaka twungutse ibigo by'amashuri navuga ngo bikomeye excellence, harimo Ntare School, Ntare
Louisiana School of Excellency ndetse n'ishuri Rwanda Christian Children Academy y'Intarama kwa bita muri Gasore Self Foundation naryo ryubatswe risanzwe rihari ariko inyubako ibikorwa remezo byubatswe bigaragaza ko byongera noneho umusaruro mu mashuri twari dufite tukaba tubona n'ibindi bigo bifatika nabyo birimo biwongera. Dushoje umwaka kandi tugerageje gukemura ikibazo cy'amazi nubwo kitarakemuka burundu, byibuze mu gice twagiraga imirenge 3 ifite ikibazo gikomeye cy'amazi, Rweru, Juru na Mwogo. Dushoje umwaka hari Mwogo byibuze hari gikozwemo ubufatanye na Water Aid Rwanda ndetse n'igice cya Juru. Hanyuma uyu mwaka turimo w'imihigo nabwo twatangiye mu kwezi kwa 7 turimo turakora ku buryo twawusoza na Rweru ikibazo cy'amazi cyakemutse. Murebye uyu muyoboro urimo ukorwa kuva Kayumba ujya Gahembe, nicyo kigamijwe kugira ngo amazi ya Kanzenze abashe kugigezwa mu kigega cya Gahembe aricyo kisumbuye cyangwa kirahirengeye cyane mu karere, bityo amazi agezwe ahandi hasigaye. Rweru rero izaba ibonye amazi, icyo nigikemuka hasigara agace ka Juru tuzakorana n'umushinga wa SAC ifite kuvana amazi Karenge ukaba nawo wahageza amazi ariko kongera n'ubwinshi bwa Mwogo, kuko nubwo twagejeje amazi ntago ari menshi ngo bashe kugera hose. Turabizi rero phase 2 cyangwa ikindi cyiciro cya 2. Zimwe mu mbogamizi rero cyangwa byadukomye mu nkokora twahuye nabyo muri uyu mwaka, ya mbere twavuga ni ibihungabanya umutekano. Ubwo twavuze ko umutekano tuwufite kandi usesuye, ariko duhora turi maso kandi dushyiramo n'imbaraga kugira ngo turwanye ibihungabanya. Kimwe n'impanuka zo mu muhanda bitewe n'imigendere mibi y'abawukoresha, rero iyo byagize abo bikomeretsa cyangwa bitwara ubuzima, umutekano w'abaturage bacu wahungabanye. Ikindi ni indwara n'ibyorezo twahuye nabyo. Indwara ya malaria irimo irazamuka cyane, ndetse n'ibyorezo twahuye nabyo monkeypox ndetse na Marburg. Nubwo twahanganye nabyo nk'igihugu ndetse nk'akarere tukabihashya, ariko ni biba byadukomye mu gukora mu buzima mu mibereho myiza y'abaturage, ariko no muri bya terambere twavugaga, kuko abantu babishyiraho imbaraga ngo babirwanye, imbaraga zari kujya mu iterambere zikaba zidindiyeho gatoya. Ikindi ni imihindagurikire y'ikirere, climate change, aho bigaragara ko igenda tugiraho ingaruka cyane cyane mu buhinzi. Kuzamenya igihe cyo guhinga gakondo bikagorana, tugakererwa cyangwa se tukabura imvura, ibyo nabyo bigira ingaruka zabyo nubwo tugenda duhangana nazo. Ikindi tubona ni ukutanyurwa n'imyanzuro cyane cyane y'inkiko ariko n'iy'ubuyobozi, aho ikibazo cyahuje abaturage babiri gifatirwa umwanzuro, ariko utishimiye uko umwanzuro uteye agahora nawe yongera kujurira. Haza ubuyobozi bushya akababwira, haza ikindi cyiciro cy'ubuyobozi akababwira, ntacyo bitwaye kongera kukivuga, ariko tubona bisiragiza abaturage kandi mu by'ukuri nta kuri tuba tubona, cyane cyane nk'ibyanyuze mu nkiko cyangwa n'ibyemezo biba byaganiriweho n'inzego. Ikindi ni amakimbirane ari mu muryango nyarwanda agira ingaruka nyinshi cyane. Amakimbirane ashingiye ku mutungo, amakimbirane ashingiye ku bashakanye batumvikanye, amwe akomoka ku biyobyabwenge cyangwa ibisindisha, bikagira ingaruka nyinshi ku muryango, bigahungabanya abana mu muryango barerwamo. Kubona ababyeyi banyu batumvikana bihungabanya abana, bakiga nabi, bamwe bagata amashuri, abandi bagata ingo zabo bakajya mu muhanda. Ariko hari naho tubona bivuyemo urugomo, gukomeretsanya ndetse no kwicana. Izi rero ni imbogamizi tubona dufite. Icyiciro kindi numva nababwira kugira ngo musoze mbahe umwanya, ni imishinga minini dufite mu karere tubona. Umwe unakomeye cyane ni umushinga w'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera, mwese mukurikirana. Ni umushinga ukora ku mirenge myinshi, mirenge 5. Ni umushinga munini ku rwego rw'igihugu, birumvikana ko ku rwego rw'akarere ari munini cyane. Umushinga rero dufite nubwo navuga ko uri ku rwego rw'igihugu, ariko kubera ko ukorerwa mu karere kacu tukurikiranira hafi kandi ufite inyungu nyinshi cyane. Ari ubu urimo ukorwa
ndetse na nyinshi cyane birenze igihe uzaba watangiye gushyirwa mu bikorwa indege zikoresha icyo kibuga. Undi mushinga ni icyanya cy'inganda, industrial zone ya Gashora yitwa Bugesera Special Economic Zone, naho tubona hatanga akazi ku baturage benshi ku nganda zirimo zihakorera, ariko n'izihubakwa ubwabyo nabyo tubona ko bitanga akazi, kandi uko inganda zizagenda ziyongera mu karere bizagenda byongera ubukungu, ari abakoramo, ari imisoro ivamo n'ibindi. Turimo turubaka inzu y'ababyeyi n'abana mu bitaro bya Nyamata maternity ku bufatanye na Imbuto Foundation. Ni umushinga rero tubona uzadufasha kurengera ubuzima bw'ababyeyi n'abana, kubera ko ibitaro bya Nyamata uyu munsi bishinzwe ubuzima bw'abaturage basaga ibihumbi 600. Hari ab'imirenge 15 igize akarere ka Bugesera, hakaba n'abo mu murenge wa Gahanga no mu murenge wa Rukumberi, nabo mu buryo bw'ubuzima nabo baba muri coverage area y'ibitaro bya Nyamata. Aho rero iyo turebye ababyeyi babyarira mu bitaro bya Nyamata dusanga badafite ibikorwa remezo bihagije, ariyo mpamvu twaganiriye n'abafatanyabikorwa, tubona rero uyu mushinga iriya nzu irimo yubakwa mu bitaro niyuzura tubona ko izakemura ikibazo cy'ibitanda, ibyumba, ibikoresho ndetse no kongera abaganga kugira ngo bite ku babyeyi babyara. Dufite umushinga wo kubaka ikigo cy'urubyiruko Youth Center, hariya hasanzwe hari Youth Center n'ubundi. Niba mwabibonye mwabonye ko twatangiye gusenya ikigo cyari gihari gishaje n'amazu n'ibikorwa remezo bihari, kugira ngo noneho hatangire kubakwa ikigezweho, nacyo ni ku bufatanye na Imbuto Foundation. Tubona rero ko bizadufasha cyane kugira ibikorwa remezo bijyanye n'igihe mu karere ka Bugesera, cyane cyane mu mujyi wa Nyamata, guha urubyiruko umwanya wo kwidagadura, ariko n'ubumenyi buhatangirwa mu bigo by'urubyiruko, kandi bizaduha amahirwe yo kugira ngo no mu zindi zone n'akarere gashakisha ubushobozi bwo kubaka ibigo, niyo byaba bitari ku rwego rw'icyo cya Nyamata, ariko muri zone ya Gashora no muri zone ya Ruhuha naho hakagiraho urubyiruko ruhurira rukidagadura rukanigishwa. Hari imihanda irimo yubakwa n'iteganywa, iyo twavuga hari isanzwe hari umuhanda uduhuza na Nyanza, ku ruhande rwacu twavuga ko warangiye, barimo barashyiraho amatara gusa. Ku muhanda uduhuza n'akarere ka Ngoma naho ku ruhande rwacu kaburimbo irimo, nubwo nabo batarasoza n'ibyo by'amatara batarabishyiraho, ariko byibuze turahakoresha. Hari imihanda irimo yubakwa muri Nyamata ibirometero 2 na metero 100 ku bufatanye na Cooperation y'Ababiligi Enabel. Imihanda irimo yubakwa na NPD contract, tubona ko igiye kuvugurura umujyi wa Nyamata ikahagira heza kurushaho, bikanatuma n'abahafite amazu nabo bavugurura bijyanye na kaburimbo iba yahaje. Ariko dufite n'indi mihanda igomba kubakwa. Mwabonye umuhanda Gahembe Kindama uca imbere ya Ntare School, RTDA irimo irashaka abawubaka, amafaranga bamaze kuyabona, ibipimo birahari, ni isoko gusa babona abayubaka bagatangira bakubaka. Dufite umuhanda arete amasangano uzahera ku rwibutso rwa Ntarama ukomeza ujya hirya urenga Gasore Self Foundation, hariya twubatse ikibuga cy'amagare ukagera ku masangano, n'indi myinshi. Isuku n'isukura dufite ubufatanye na Water Aid Rwanda, aho bagomba gukora ubukangurambaga bw'imyaka 5 mu karere ka Bugesera. Ni umushinga dufatanya kugira ngo turebe ko isuku n'isukura byagera kuri bose. Bafashe navuga phase pilot cyangwa se kugerageza kugira ngo imbaraga zose zishyirwe mu karere kamwe, hanyuma turebe ko niba bishoboka n'ibyo bahigira barebe ko indi myaka babijyana ahandi. Ibi rero biradufasha gusakaza ya mazi twavugaga, ariko no kwigisha no gushyira ibindi bikorwa remezo bifasha abaturage kugira isuku, kuyisobanukirwa ndetse n'isukura. Muri make navuga ko ari ibyo twagaragaza nk'ishusho y'akarere, ibyo twagezeho, imbogamizi twahuye nazo n'imishinga minini tubona mu minsi iri imbere. Hanyuma nkumva nabaha umwanya kugira ngo niba ari icyo mutasobanukiwe cyangwa n'ikindi mushaka kubaza tubaho umwanya uhagije icyo twabatumirije. Murakoze cyane ndabashimira.